mukurikiranwe bw'abaturanyi barabamara kuvuga mu nshinganire musaza wanjye genda kandi kwakira mu Rwanda. Aha yihangane mumwihanganisha nawe kandi Imana imwakire mu wayo. Egide we genda uruhuke, n'abavuga ngo nagende apfe kuko yakoraga bibi, nagende aruhuke. Kandi mwese uko muri aha mukunda Imana kugira ngo imitima yacu ibohoke, bajya bavuga ngo nugira ikibazo izuba ntirikarenga ikibabaye kugira ngo ukiranuke mu mutima wawe. Egide arambabaje, urupfu apfuye ni urupfu rw'agashinyaguro, apfuye nk'umuntu wahemutse, apfuye nk'umuntu wakoze ibidakorwa. Ndabinginze ngo mwabantu mwe Imana imwakire mu bayo. Wagerageza akaza akadubuhamya rwose atambuke aze umuturanyi wa hafi atubwire urugero rwa nyakwigendera, kandi uko bari kugenda babivuga waba mubi n'ababi bariho n'abeza babaho, ariko umuntu mubi ntabwo aba akwiye gukurwa mu bandi. Mwiriwe Egide ari umuturanyi wacu. Egide ntari bidye, Egide nubwo babangwa arafite ingeso yo kwiba, ni ibintu byamutunguye byaje nyuma, urebye bamuroza ahari sinzi uko nabivuga. Egide twarabanye, Egide yari umuntu ugira impuhwe, Egide akundaga abana bose, ntubone ngo abana bose bari kwirukanka hano. Ntabwo Egide yari umuntu mubi ku buryo yagagombye gutemwa gutya. Buri muntu wese byamutunguye byanamurenze. Egide iyo ngeso yarayifite pe, ariko Egide ntiyari wa muntu waza ngo afate inkoko y'umuturage, ntiyari wa muntu umena inzu. Niba Egide yibiraga ku gatoki kabaga ari agatoki k'amafuti ku buryo katarenzaga n'amafaranga 1000. Njyewe Egide sindamubona yibye igitoki kinini, nubwo bamufunze inshuro nyinshi pe nk'uko abantu babivuga, ariko nta muntu bigeze, ntabwo bigeze bamufatana nk'ibitoki 10 cyangwa 20 ngo yabijyanye Rwagitima cyangwa abijyanye ahandi Gisenyi. Ariko umuntu wakoze ibi Imana yonyine ni icurubanza kandi ireba, ariko umuntu wamukoreye ibi Imana izamaza amaraso ya Egide. Uwo ni umuturanyi wa hafi, reka twakira n'undi muturanyi wa hafi aduye ubuhamya bwe. Murakoze kuma, nitwa Kidamage Godefroid, ntuye muri uyu mudugudu. Uyu mugabo twarabanye yari mukuru wanjye mu Kinyarwanda. Njye nari umwana muto we akuzeho akina umupira, mubona yavutse mu muryango utaragize ikintu ubura. Yabayeho ariko mu buzima bwe bwose yabanye n'abantu bose, nta muntu yigeze abana nawe nabi, nta n'ikibazo yigeze agira cyangwa agira ingeso mbi. Ashakana mutahira ubukwe, ashaka uyu mudamu mutahira ubukwe, nanjye njye maje gushaka ko njye mfite umwana w'imyaka 10 igera muri 17. We numva wenda barimo gusatira abanjye ko nawe yese ankurikira. Gusa yabanaga n'abantu bose mu busore bwe, yashatse akuze afite umuryango, yashatse amafaranga, yabanye n'abantu bose, yashatse amafaranga aranayabona pe. Mu buzima rero yabayeho abana n'abantu bose, ku bana batoya n'abakuze n'abakecuru n'abasaza, nta muntu bageranaga ikibazo. Mwagerana n'ikibazo kikarangirira aho ngaho, mukiyunga bikarangira. Ubwo rero kubwiza impamvu zabaye twese iyi si tuyirimo tutazaya, dushobora kwirirwamo ariko sinyiraremo. Ubwo rero igihe kigeze cy'umuntu, ubwo ni icyo ngicyo Imana yatanze nicyo. Ariko mu buzima bwe bwose nta muntu n'umwe bageranye ibibazo birenze. N'ubu yabanaga n'abantu aho yagendaga hose, nta muntu bageranaga ikibazo. Njyewe noneho naje kugira ikibazo, nanjye nkora icyaha. Twese turi abanyabyaha, turi bene Adamu, twakomotse ku cyaha, turi bene cyo. Uzavuga ko atari umunyacyaha, ubwo cyo ukora kubasha kugikora ukabasha no kugicuza uko wagikoze uko bwije,
ugasaba Imana imbabazi, kuko nta n'umuntu yakobara, ariko Imana niyo ya mbere ibabarira. Ntago ntinda. Ubwo rero naje gukora icyanjye yasanga mu buroko, turabana, aramfasha, turaganira bihagije, arataha mbere yanjye, nanjye ndaza ndamusanga, nje sanga ni wawe ni nk'umuntu wabanaga n'abantu nyine. Ariko ibi bibaye njye ntabwo mvuga amagambo menshi, twese iyi niyo nzira. Murakoze, uwabashije gutabara Imana umumugisha. Ibyo njye nabashije kugira ibyo niga, umugisha niwo wa mbere, kuba twese ko Imana yaduhaye kubyuka no kuramuka, n'ibyo birahagije. Arakoze cyane. Reka twakire umuturage wundi umwe, musaza yiri imbere hano, iri imbere muzehe. Wari muturage nawe? Njye ndi hano, ahubwo urenga iyi nzu n'iriya hariya, ndi hafi cyane. Uyu Jide yebwira n'uriya muntu akumve. njyewe nza gutura ahangaha Jide kuko tuza Jide namusanze akiri umwana, yarafite nk'imyaka nka 10 n'ingahe gutyo. Jide tubanza kubana ruguru iyo ngiyo, akajyaza yaragiraga inka, akaragira aho nari ncumbitse, kugeza ubwo naje njyewe nza ahangaha. Hanyuma igihe kiza kugera, Jide aza gushaka umudamu we, yaje ahangaha yinjira iyo nzu hariho wari uyirimo, yarayibagurishije barayigura. Jide tubanye nawe neza. Usibye wenda njyewe Jide nta ngeso muziho ivuga ngo abana nabi n'abantu. Jide twabanaga neza amahoro, agaca aho ngaho akansuhuza, twahura ati hari n'igihe hari inzira yapfuye, hari nuze inzira bariyica, aravuga ati jyewe nguhaye inzira uzaje, kuko nakoraga hepfo hariya nzamuka, aravuga jye nguhaye inzira ahangaha, ntazagira uyishyiramo uyitambikamo wari we wese. Jide rero mu mibereho ye uko nabanaga nawe nta kibazo twari dufitanye pe, nta n'ikibazo afitanye n'abantu, kereka wenda hirya iyo ngiyo ya mu bubari wenda, kuko yakundaga kwinywera akayoga ke akasakuza, akaza avuga byinshi, ariko nta muturanyi numvaga avuga cyangwa uwe yari yigize abana nawe nabi muri aka gace dutuyemo. Simbizi, wenda iyo ngiyo sinabimenya. Arakoze cyane muzehe. Abo ni abaturanyi ba hafi batagombye ba Jide, batiwe n'ubwo yabaga ari ku kabari, akaba ariho yasakuriza, ariko mu baturanyi no mu miryango nta kibazo cyari gihari. Imana ishimwe rero, kandi Imana mwakire mubaye. Reka twituje gahunda rero, tujye kujya kwirimbi, ako turabaza dusezere, hanyuma dutajya peteroli. Hari akantu bateguye ya peteroli tujya dutaga, abantu nari nahaye imitaka, hari abafite imitaka, abafite ibiseke, muri uko mwabikora, hanyuma ubwo murashyiramo n'akayira abantu bajya babikora ibyo ngibyo basezera, turagenda ugende mucamo nta kibazo rwose. Ishoti ya Yesu arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse, ararutse. Murabona abantu bafite imitaka hirya no hino, barabafasha. Impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi
siranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arushye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu arushye mu gituza aruhutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka araruhutse inshuti ya Yesu arushye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka
asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo inshuti ya Yesu kunzi Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe araruhumurizwa na Yesu nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse
igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutandukanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo dutandukanya nawe tuzahumurizwa na Yesu Imure mukomezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe Gende wigendere Namahoro mwazanye. Turaharuze iki? Twite uba wibagiwe umuhoro musore. Uzajya wibuka uko ugomba kuzana umuntu. Visi kutabuza. Yakujyana. Uzazanye Bibiliya tuwetaho. utazanye Bibiliya tuwe kudutaye abana bakabatema ariko reka nibo bazadufasha ejo bazadusiga bakagombye kuyima yego uratsindagira itaka kandi turimo kugenda inyuma gatoya niyo mpamvu wabwiraga abana inyuma ko nta n'icyo mumara imbere igihe cy'imbere cyashoboye abana bato ntugikubite muri kamera ushaka kumenera isambu musaza yewe hano uri umwana ushaka kwakira ariko nawe uvuye mu nzira gato nareba wabandurisha nibyo bikuraho byose
Agahana kati kamwe anagihana no kwikora imizigo wewe igiti ninde wayamenye Meza cha kumweli. Aya matakuba yuro musaza uri muhaza. Zana mwakirisa. Gasa. Murekera nabuze. Cyangwa kaba gasuku. Gaga nturi gasuku. Yere kujinyuma. Yere kujinyuma yaga. Kwani boss. Mwerikanagira umwe mwa wese urayigira uri kandagira. Nta mbavu ufite. Akarakara. Sarasura. Murekera nabuze. Hapo hari. Kadi kuko bagiye hari ikintu kijya cy'ibintu bisamo. Bana batinya kukoramo. Ukagira ngo se ariyo nzira yacu. Baba batinya iki? Watinya utatinya ni hahandi hawe isaha yawe nigera ntuzabikura babaga zamura itaka buya urimanura urijyana bya bindi twabonye byajya ku itama nkuko utigeze ukora rwose uzi ko nabikora ubu mbagaza hariya icyo nazanywe n'iki ese niwe wayicukuye niwe wayicukuye wowe naga neza uri kunaga cyane ejo nanjye nzacukura wowe ntabwo nzakujyana aha ni iwanjye uretse usanga ni ku nshinga uba urambura ndaga uzasanga uzareke mbanze nigendere munigire n'inyuma kenshi ndabafasha igera inyuma rero abana bigira inyuma mfashe rero uyu muntu ntabwo ari bujye inyuma uyu we ntabwo agira abe hafi ahubwo yirinde ko igitiyo kimujya uyu we yigira inyuma abandi bose bigira inyuma ariko uyu nguyu yaje n'undi nkabo ubu ngubu harabisoma oya sha wongere kukurikira ndakwemye nawe ntabwo ari kimwe waza kunarya natwe twavuga kamaza n'amaki yakweturaga ariko ubu nyine ukomeze gutyo ukombora inyuma neza ujyana kwiga yemwe bana ariko wacyo mutabona mwirebe rwose murebe ko abantu bicara
ntugahagarara ngaho utagize igikorwa muri konera rwase nanjye nahaze nyine ko biringaniye ndimo nteragura ikigira sindagira ari kumanuka ongera sindagira igihe sindagira umanuke hasi kadusaba n'abazanye indabo noneho dushyiraho indabo hajyamo akayira kamushyireho rwose imigeze ku musaraba izindi mushyiramo hagati yo magambo nawe urufite ururabyo waba usigaye muzane rwose nawe zano utere nta kibazo tera nta kibazo rwose tera mu mpande nyine zarashaka basi ndabazaga izo ko zigira ariko zizika shinga cyane zigere turabashimira cyane mwakoze kudutabara tubizeza ko natwe tuzabatabara igihe bazadutabaza hanyuma kiri tuvuga hari umwana ushyinguye umubyeyi we ahagaze hano tubyumva twese umuryango wicaye twateranye twamugeneye ikibanza cy'ubutaka kirara ku muhanda ubanza kizi ubu nicyo tumuhereye hano ku irimbi icyo twita iburarwobo ngo nagenda n'abarumuna be n'abakuru be n'ababyeyi tuganire no ku bindi bisigaye byose nk'umwana w'umuryango n'abandi b'abanyamuryango bose hanyuma namwe turabashimira cyane ariko tubashimira ku rwanda utabaye mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi bitunguranye mu mvura yaguye mu bunyerere mu bantu natwe imana ibahe umugisha hanyuma gukaraba ni mu rugo tugiye gusubira mu rugo tugiye gukaraba imana ibagire neza tugereyo amahoro kandi n'iminsi yose y'imbere imana ikomeze ibane namwe murakoze cyane